Shalom kandi tuguhaye kaze wowe tubana hano kuri iki gicaniro cya Senga Ubohoke buri munsi mu ijambo ry'Imana no mu masengesho. Imana iguha umugisha cyane cyane mwebwe abakoze subscribe. Imana ibahindurira ubuzima kandi ibahindurira amateka mu izina rya Yesu Kristo, ibagure mu mwuka, ibagure mu mubiri. Nawe utarakora subscribe ari ubwa mbere uje, nawe tugusabiye umugisha, karibu. Uwiteka akugirire neza. Wagize neza kuza hano kuri Senga Ubohoke, ntabwo uzicuza kuko urahakura iby'umumaro. Imana ikugirire neza. Nusoza twagusaba kugira ngo nawe ugende udakoze subscribe. Uwiteka abahe umugisha, mwese muhawe ikaze. Tuje kuganira ijambo ry'Imana, ariko ijambo tuje kuvuga ni ijambo tuje gusobanura inzozi yo kurota usambana, akaga kazanwa no kurota usambana, akaga kazanwa no kurota usambana mu isi y'umwuka. Nongere mbisubiremo, tuje kuganira ku kaga gatezwa no kurota usambana mu isi y'umwuka. Iyo urose usambana mu isi y'umwuka biteza ikihe kibazo? Bivamo izihe ngaruka ku mwana w'umuntu ubirose? Ese ni iki kiba kibaye? Reka rero tubanze dusenge, hanyuma tubone kwinjira mu busobanuro bw'izo nzozi. Data, tuguhaye amashimwe kandi tuguhaye icyubahiro. Tugushyize hejuru kuko nta yindi mana ihwanye nawe. Mu isi no mu ijuru ntayihari. Uri Imana yihariye. Uri Imana ibeshaho byose. Kandi ibiriho byose biriho nk'uko wabitegetse, wabishatse. Tuje hano kuri iki gicaniro cya Senga Ubohoke. Hariho n'abana bawe bakijeho kugira ngo Mwami ubigishe. Mwuka Wera, manuka wigishe. Manuka ukomeze Mwami kandi uhugure. Wigishe, uhishure byinshi. Ibyo amaso yacu atabona n'ibyo ubwenge bwacu butazi. Mwuka Wera ngo nubihishurire buri wese uje hano kuri iki gicaniro. Fungura amatwi y'umutima we mu izina rya Yesu Kristo, y'umuntu abashe kumva no gusobanukirwa no kwakira, kugira ngo akize ubugingo bwe, akize ubuzima bwe mu izina rya Yesu Kristo. Mwuka Wera ambara uyu muntu uje kuri iki gicaniro kugira ngo abashe kumva iki cyigisho mu izina rya Yesu Kristo. Mwuka Wera manukira uyu muntu kugira ngo abashe kumva no gusobanukirwa iki cyigisho mu izina rya Yesu Kristo. Mwuka Wera nanjye nyambara ufata ururimi rwanjye n'akanwa kanjye kugira ngo abe ari wowe usobanura, ntaba ari njye, kugira ngo Mwami umwigisha n'umwigishwa bagabane mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze Mwami, kuko Mwuka Wera ari wowe usobanura ibihishwe. Amashimwe n'icyubahiro bibi byawe ibihe byose bidashira mu izina ryawe mugapfakazuka ari we Yesu Kristo muzima. Amen. Murabizi ko hano twigisha inyigisho z'umwuka kandi tukagerageza gusobanura ibyo mu mwuka. Kubera iki tugomba kwita ku by'umwuka? Kuko nuko ibyo ubona byose byaturutse mu mwuka. Nta kintu ubona kigaragara kano kanya cyabayeho kitabanje kuba mu isi y'umwuka. Igitangaje nuko nta n'ibibazo bishobora kuza mu isi bifite imibiri byaba ku mwana w'umuntu bitatangiriye mu isi y'umwuka. N'ibisubizo byose tubona hano mu isi bitangirira mu isi y'umwuka. Icyo ubona kiriho cyabanje kubaho mu isi y'umwuka. Nawe ubwawe twabonye yuko wabanje mbere yuko uza mu nda ya mama wawe wari uriho. Ntabwo wabayeho mbere, ntabwo wabayeho cya gihe wabyarwaga n'ababyeyi bawe. Utarabyarwa n'ababyeyi wari uhari uri umwuka. Urumva rero watangiriye mu mwuka, n'ubundi uzasoreza mu mwuka. Mu mwuka niho twakomotse, ni naho tuzasubira.
imibiri ye izasubira mu butaka, ariko umuntu nyakuri azasubira mu isi y'umwuka wa yavuye. Rero reka dusome ijambo ry'Imana hano, Abakorinto ba mbere igice cya 2 kuva ku murongo wa 9. Handitse ngo, ariko nk'uko byanditswe ngo, iby'ijisho ritigeze kureba n'ibyo ugutwi kutigeze kumva, ibitigeze kwinjira mu mutima w'umuntu, ibyo byose Imana yabyiteguriye abayikunda. Umurongo wa 10 ngo, ariko Imana yabiduhishurishije umwuka wayo, kuko umwuka wayo arondora byose, ndetse n'amayoberane y'Imana. Uyu ni umurongo nifuzaga kugira ngo mbere yuko nkomeza nsobanura iby'izi nzozi, urumva ko ijambo ry'Imana rivuga yuko Imana iduhishurira ibintu ikoresheje umwuka wayo, ngo kuko umwuka arondora byose, ngo ndetse n'amayoberane y'Imana. Hari ibibaho mu isi y'umwuka birondorwa n'umwuka, umwuka wera akaza akabihishura. Ibi rero niyo mpamvu tuba tuje guhishura ibyo biba mu mwuka. Dukomeje tukabagasoma ngo, mbese ninde mu bantu wamenya ibyo undi atekereza? Ngo n'ubuhanga mbese ninde mu bantu wamenya ibyo undi atekereza? Ngo keretse umwuka wa wundi umurimo. N'iby'Imana niko biri, nta wabimenya keretse umwuka wayo. Umwuka. Umuntu wa kamere uza hano kuri iki gicaniro ntabwo yabasha kumva ibyo tuvuga, kuko nibi bisobanura iki? Ese biteza ikibazo ki mwisi ushyizweyo? Umwuka wawe uri muzima, umwuka wawe uri maso. Noneho ikibaho rero muri ya si yindi y'umwuka, niba bashaka kukuboha, bagashaka kugufata muri izo si z'umwuka ngo bakuzirike baguhambirireyo, noneho uze kugaruka mu mubiri ariko wafashweho bwate, uze kugaruka mu mubiri aribyo bya bindi twita gukanguka, wamaze kwinjira mu isezerano ryo muri iyo si y'umwuka. Amashitani, mubyibuke ko twavuze ko amashitani ari mu byiciro bingahe? Ari mu byiciro 3 by'ingenzi. Twavuze ko ari ubwoko bw'amashitani bwitwa imizimu, n'ubwoko bw'amashitani twita amadayimoni, n'ubwoko bw'amashitani twita amajini. Aba mu byiciro 3. Noneho sasa amwe muri ayo mashitani hashobora kuzamuka igini rihita rifata ishusho y'umubiri w'umuntu, kuko riba rizi ngo nimfata ishusho nkaza mu ishusho rikaza mu ishusho yaryo uko riri, kuko amashitani yose ari mu ishusho y'inzoka. Shitani ubwe ku giti cye Bibiliya imwita ya nzoka ya kera, ari umwanzi na Satani, cyangwa ikamwita mbona ikiyoka kinini. Bibiliya ikavuga ko ari ikiyoka kinini. Iyo birivuga ngo mbahaye ubutware n'ubushobozi bwo kuzajya mukandagira inzoka, ni amashitani. Noneho sasa amashitani yose aba mu ishusho y'inzoka. Noneho rero sasa iyo gishitani riramutse rije mu ishusho y'inzoka, igini rikaza mu ishusho y'inzoka, wahita ukanguka ntiwemere kuryamana naryo. Igini, umuzimu aje mu ishusho y'umuzimu, niyihindure ngo uwo muzimu umere nk'umuntu, ukaza mu ishusho y'umuzimu ku buteye, wahita ushiduka ukava mu nzozi ntugere ku ntego yawe. Ubwo rero n'umudayimoni nuko baramutse baje mu ishusho y'uko baforomye bavumwe, bakaza mu ishusho y'imivumo bavumwe n'Imana, bakaza muri ayo mashusho y'ibiyoka, wahita ukanguka. Niki kibaho rero? Ubwo twatangiye gusobanura kuryamana cyangwa se inzozi zo kurota gusambana. Niki kibaho rero sasa? Ubwo rero iyo atari umuzimu aba ari igini, iyo atari igini riba ari umudayimoni,
iyo atari umudayimoni n'umurozi ashobora koza mukaryamana biva mu nzozi. Ushobora kuryamana n'ibintu ibi bine. Iyo utaryamanye n'igini uba uryamanye n'umuzimu. Iyo utaryamanye n'umuzimu uba uryamanye n'ishitani. Iyo utaryamanye n'ishitani uba uryamanye n'umurozi. Ariko kenshi na kenshi abantu bakunze kuryamana n'izo mbaraga z'umwijima. None rero impamvu rero ubona utabona iryo shitani uko ryakabaye, nakubwiye ngo rirareba rikavuga ngo nituzi uko turi tukaza mu ishusho y'inzoka, arahita akanguka nitumusambanya, nituryamana nawe, turaba tutageze ku ntego, ntabwo turi bugere ku mugambi wacu. Aya mashitani rero adesida kwambara amashusho y'abantu. Shitani rikambara ishusho y'umuntu uzi, rikaba ryakwambara ishusho y'umugabo wawe. Inzoka ikava ikuzimu, ikiyoka kikava ikuzimu kigahita ciyambika ishusho y'umugabo wawe, ukarota urimo urakora sex n'umugabo wawe, wowe ukagira ngo ni inzozi zisanzwe, ni umugabo wawe muryamanye, kumbe cyari ikiyoka, ni marayika w'umwijima waryamanye nawe. Mu kuryamana nawe rero ni akaga. Ngiye kugaragaza akaga nyuma y'uburyamanye n'umudayimoni. Hakurikiraho iki? Uyu rose inzozi n'iki kiba mu isi y'umwuka. Uryamanye n'umudayimoni cyangwa ukaryamana n'icyo kidayimoni nyine mu nzozi kigize umuntu, hakurikiraho iki? N'iki kiba ku mugabo, n'iki kiba ku musore, n'iki kiba ku mukobwa, n'iki kiba ku mugore, n'iki kiba ku bashakanye, n'iki kiba mu mwuka. Buriya muri iyi si abantu bahura n'ibibazo batazi imva n'imvano zabyo. Ubundi kugira ngo Satani asenye, yibe, kugira ngo Satani yibe, yice, arimbure, ibyo bikorwa byose abikorera mu mwuka. Ntabwo uzabona Satani agenda n'amaguru. Byose bikorerwa mu isi y'umwuka, bikazasohora nyuma mu buryo bw'umubiri ko byatangiriye mu mwuka. None niba Satani hari urugo ashaka gusenya, ubwo ntangiriye ku nzozi kurota abashakanye nyine umugabo n'umugore bashobora kurota umwe muri basambana. Niba Satani ashaka kuzana umuvumo muri urwo rugo, agashaka kuzana umuvumo wo gutandukana cyangwa se w'urwango n'inyatsi n'ubukene muri urwo rugo, n'imikoshi n'imyaka muri urwo rugo, mbega agashaka guteza ibibazo. Yibuka urugo rwa mbere rwa Adamu na Eva, rwari ruriho runezerewe, rwari ruriho rwishimye, nta kibazo rufite. Ariko Satani ashakisha amayeri yose yo kugira ngo arwinjirire, arusukemo umuruho, aruzanemo uburushyi, aruzanemo imihangayiko. Byaciye mu cyaha. Noneho muri iki gihe cya none byibuka ko ijambo rivuga ngo nubwo tugenda twambaye umubiri w'umuntu, ntiturwana mu buryo bw'abantu, kuko intambara yacu cyangwa se n'intwaro zacu atari iz'abantu. Muri iki gihe cya none turwana mu mwuka. Wibuke ko nanone ijambo rivuga ngo ijambo rikaza rivuga ngo kuko tudakirana n'ibifite inyama n'umubiri n'amaraso. So nukuvuga ngo rero wa mwuka uva ikuzimu udafite inyama n'umubiri wa Satani akavuga uru rugo narwinjiramo gute? Narusenya rute? Kuzimu bakicara bagapanga. Ikuzimu, isi y'umwijima yitwa ikuzimu, ikicara ikavuga ngo uru rugo twaruhungabanya gute? Twarusenya gute? Twarujyanamo umuvumo gute? Twarujyanamo inyatsi gute? Twarujyanamo umwaka gute? Twarujyanamo ibibazo gute? Twazarusenya gute? Dayimoni gafata ibyemeze kavuga ati reka ngewe nabengutse uriya mugore uriya mugabo, nzajya ngenda musambanye. Numara kumusambanya bigende gute? Umugabo azajya amwinjiremo, twamaze kwinjira muri uyu mugore duhite twimukira muki muri uwo mugabo. Noneho sasa mu mwuka rwa rugo rube rurafashwe.
imyuka mibi ibe yinjiye mu hagati ari umugabo yamwinjiyemo, ari umugore yamwinjiyemo. None rero igihe umwuka ukwinjiyemo n'iki uteza rero, uzatangira kukubuza amahoro, uzatangira guteza inyatsi, umwaku, imikoshi. Ibyo ukora bitangire kwanga, panga imishinga ubone biranze, icyo utangiye gukora ubone naho kiva naho kigana. Kubera iki? Haje imikoshi yinjiriye muri sex z'abadayimoni. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, muri uwo mugore, kuko aba yinjiwemo n'ikiremwa kidasanzwe kimuvana mu mwimerere usanzwe, wa mwimerere Imana yashyize, kuko Imana ari urukundo. Yaremye abantu yifuza kubaho mu buzima bw'umunezero. Ifata umugore ikamushyiramo ibirungo byose y'ubwayo bituma umugabo azahura nawe bikamunezeza, akishima, akumva aramwishimiye muri cya gikorwa cyo kubaka urugo. Noneho rero sasa icyo kiremwa iyo kikwinjiyemo kikutwara uwo mwimerere wose w'ibyishimo. Ntabwo wakongera kwishimira umwana w'umuntu, kuko muri wowe imosiyo zawe, igice cy'ubugingo bwawe kinjiwemo n'umwuka wagusambanyije, hasigaramo ubumara. Rero Satani nuko akora, nuvuga ngo Bibiliya irambwira ngo, reka dusome iri jambo uryumve neza. Matayo igice cya 13, Matayo igice cya 13. Nuvuga ngo reka dusome, ndagira ngo usomere icyo cyanditswe. Satani ni umunyamayeri menshi. Izi ndozi ni inzozi zo kwitonderwa. Umuntu birota bikagenda byisubira bigaruka, abakeneye deliverance, amasengesho adasanzwe. Umuntu birota abakeneye deliverance idasanzwe. Nuvuga ngo rero cya kiremwa rero, nuvuga ngo kigusigamo ubumara. Igihe cyose uryamanye n'icyo kiremwa kigusigamo ubumara. N'ubwo bumara buragenda bukinjira mu bugingo. Ntabwo ushobora kugira umunezero we mugore ngo wumve ibyishimo bya bindi byandani bya karemano Imana yaguteretsemo, nawe ushobora kumva biva mu mugabo wawe. Nuvuga gihita gikamura wa munezero wihariye wa kimuntu n'uburyohe bwa kimuntu, kigagusigamo ubumara. None igihe kigusizemo ubumara, hari n'igihe icyo kiremwa kigusigaramo, kikita kinjiramo kikaguma muri wowe. None umugabo yaje akinjira, nuvuga ngo uhita umuhereza bya bindi byavuye cya kiremwa cyagusizemo. Aho rero uhereye icyo gihe, nuvuga ngo imibonano y'abashakanye ubwayitangira kugira ikibazo. Ari umugabo ntaba akishimira umugore we, ari umugore ntabwo aba akishimira umugabo we. Bashobora kubana gutyo nyine, mwajijisha undi atamwereka, atamubwira uko bimeze, ariko niko bimeze. Nuvuga ngo icyo kiremwa giteza izo ngaruka zimeze gutyo. Kabiri, iyo bikomeje, urumva kiba kiri kuri misiyo yo gusenya urwo rugo. Ariko kandi ntabwo ari ugusenya urugo gihateza imyaku, kikateza imikoshi, kikateza inyatsi. Kabiri rero, iyo bikomeje, umwe muri mwebwe yubaka urugo ikuzimu, ugasanga noneho gitangiye kukwitira. Niba uri umugore ugasanga ufite abagabo babiri, ufite umugabo w'umubiri, ufite n'umugabo w'umwuka witwa igini cyangwa umuzimu cyangwa idayimoni. Ugasanga uri umugore ariko ufite abagabo babiri. Ufite umugabo utagaragara w'igini cyangwa umuzimu cyangwa ishitani, bambe dayimoni. Ubwo noneho sasa uwo mudayimoni cyangwa uwo mugabo wo mu mwuka azakora ibishoboka byose kugira ngo iyo mukomeze kurambana, azakora ibishoboka byose kugira ngo agutandukanye na wa mugabo w'umubiri ugaragara. Niho rero uzatangira gusanga umugabo n'umugore barapfa ubusa busa. Icyo ni cyakabiri cy'ingenzi. Ubwo urumva ingaruka zo kurota usambana n'ibyo ngibyo. Gatatu, ushobora gusanga wabyaye mu mwuka.
umugore ufite abana mu mwuka uzabibwirwa n'iki ko watangiye kubyara mu mwuka? Nuko uzajya urota ubona ufite utwana tubi, utwana dusa nabo dukikiye dutoya, uduhinja n'iki, menya ngo kaba kabaye. Ukazajya ubona ufite abana ariko badasa na babana, ukabona si abana bawe bwite abo wabyaranye n'uwo mugabo, ahubwo ukabona wowe ufite utundi twana ukikiye utazi. Ujye umenya ngo kabaye watangiye kubyara mu mwuka. Ibyo mvuze rero ku mugore niko biba nanone ku mugabo. Umugabo nawe iyo uwo mudayimoni igihe cyose arota aryamana n'uwo mudayimoni, akarota aryamana n'umugore we, ni umudayimoni ufatishije umugore we ukaza, kuko uwo mugabo aba yabengutswe mu mwuka. Noneho sasa uwo mugabo yakomeje kuryamana n'umugore, igihe kiragira nawe akazinuko wa mugore we, ntiyongera kumva uburyohe n'ibyishimo mu mugore we, kuko cya kiremwa nawe kiba cyaramusize mwe. Uri umusore ukarota usambana, biragenda bigaruka. Nuvuga ngo ni idini, ni umuzimu, cyangwa se ni dayimoni. Iyo dayimoni ukomeza kuryamana nayo bikaba kabiri gatatu, igihe kiragira nawe ukubaka ukaba ufite umugore. None iyo wamaze kugira uwo mugore w'idayimoni, utangira gukombata uburyo bwose utazashaka umugore. Urarwana ukavuga ngo uyu ntabwo azashaka, uyu niwe mugabo wanjye. Utangira uwo mudayimoni atangira kukurana akavuga ngo uri umugabo wanjye, urajya gushaka umukobwa nkandi, ku buryo hatagize igikorwa. Niyo ugize ngo urashaka, uwo mudayimoni ugerageza uburyo bwose uzagukombata rwa rugo rugasenyuka. Cyangwa se ukaba warongora umukobwa wahariye kuzimu hano mu isi. Ugize ngo urashaka, ukibwira ngo urashatse, ariko ukisanga ushatse karashika, ushatse umwagenti wawo wahariye. Icyo ni icyambere ku musore. Icya kabiri, nawe agira imyako, akagira imikoshi, akagira ibiki, kuko aba yinjiye mu kiremwa nyine gutyo nyine, ahinduka umwe na cya kiremwa. Icya gatatu, nyine urwo rugo rujya mu isezerano. Uwo musore aba afite uvuga ngo aba yarubatse urugo rwemewe mu isi y'umwijima, afite umugore mu isi, usezerana wa mugore. Ubwo rero wa muhungu we kugira ngo nawe iyo bigutinze uba ukeneye deliverance. Icya gatatu, nawe urabyara. No ku mukobwa nuko, kugira ngo umukobwa wamaze kubengukwa n'umudayimoni uza akarongorwa n'icyo kiremwa, akarota asambana akagira ngo ni inzozi. Gusa kurota usambana ntabwo ari inzozi, ni ibintu biba biri live. Ni amashitani azamuka akiyambika imibiri y'abantu, akaza agasambanya uwo yifuza, uwo yabengutse. Niba rero uri umukobwa ubirota, dore ingaruka ya mbere. Ingaruka ya mbere, wa mukobwa we nawe usanga wubatse urugo, ukaba uri ku isi ariko ikuzimu, wubatse urugo rwa dayimoni, wubatse urugo n'umuzimu, wubatse urugo n'ijini. Iryo jini rero rizaguherana rivuge ngo ntuzigera unshaka n'umwana w'umuntu. Uzisanga ukubita imyaka 20, 30, 35, 40, bitewe n'iryo dayimoni washingiwe mu isi y'umwuka, kuko ryo riburana rivuga ngo uri umugore wanjye. Iyo haje rero umusore ugutereta, biteza ikibazo ku buryo uwo musore mutandukana mupfuye ubusa. Iyo haje umufiyanse mukaramba gutyo, rishakisha uburyo rikereya impamvu ihora ituma mushwana, kuko rirafuha. Kamere y'amashitani, kamere y'ibiremwa by'umwuka birafuha cyane kurenza umwana w'umuntu. Iyo cyakubengutse, iyo umuzimu yakubengutse cyangwa igini rikakubenguka, riragufuhira. Ntabwo rishobora kukwemerera wa mukobwa we urongorwa ngo urongorwe n'umwana w'umuntu. Niyo uricitse umwana w'umuntu akagushaka, rizarwana no kugira ngo mpaka urwo rugo ruzasenyuke. Niba byakunze ko ari umuntu mukundana, rizarwana no kugira ngo umuntu mushwane mutandukane, kuko misiyo ya Satani ni ukwiba no kwica no kurimbura. Kwica za mariage, gusenya ingo no kuziritura akazikuraho, kwangiza no konona. Ubwo rero wa mukobwa we uzisanga ugumiwe mu isi bifite imibiri, mu mwuka ariko uba wararongowe, uba ufite urugo. Niki rero
kandi iyo bikomeje nawe urabyara, uzarota mu nzozi zawe ufite ibyana, ukikiye abana babi, ibyana bibi ubona utazi, cyangwa uduhinda twinshi gutyo, utuntu nk'utwo. Ibyo rero, ubwo muri ibyo byose rero ntabwo bigarukiraho, nawe imikoshi, nawe imyaku, n'ibindi byose biraza bikakwinjiramo. Ngubwo ubusobanuro, ngizo mpamvu zo kurota umuntu asambana. Ngubyo ibiki impamvu zo kurota umuntu asambana n'ingaruka zo kurota umuntu asambana. Ni akaga rero. Umuntu aba akeneye deliverance, aba akeneye amasengesho yihariye kugira ngo abohorwe, ari urugo rw'ikuzimu yubatse rusenyuke, ari mariage aba nuvuga ngo uwo mugabo baba barashyingiranywe, bisaba kugira ngo akorwe isengesho ryo kudivorusa n'uwo mugabo urya ufite wa mukobwa we, kudivorusa n'uwo mugore ufite wa musore we mw'isi y'umwuka washyingiwe, wa mugabo we, kudivorusa n'urwo rugo rwa kabiri rw'ikuzimu rw'umuzimu, wa mugore we, kudivorusa n'urwo rugo rwa kabiri rw'uwo mugabo w'ikuzimu. Niyo masengesho aba akenewe, ukaba deliverance. Mba nkubwire mwebwe abashakanye mufite wowe mugabo n'umugore, sex irasengerwa. Mugabo n'umugore bamaze kumenya Imana, bundi nguko musengera ibyo kurya n'imibonano igiye gukorwa, kubagira gute, kubakijijwe, kubazi isi y'umwuka. Mugabo n'umugore mugomba gusengera imibonano yanyu, kuko ubundi imibonano ntigikorwa kera, ariko Satani agihumanya muri ubwo buryo, akacyangiza muri ubwo buryo, agambiye kugira ngo ateze ibyo byose twavuze. Dusoma ijambo ry'Imana duhita dusoza. Dusome Itangiriro igice cyaho cya 6, hanyuma dukore agasengesho gato wakwigana ukazajya wisengera ubwawe. Byazakunanira ukazaza muri deliverance. Itangiriro igice cyaho cya 6 handitse ngo, abantu batangiye kugwira mu isi babyara abakobwa. Abana b'Imana bareba abakobwa b'abantu ari beza, barongoramo abo batoranyije bose. Uwiteka aravuga ati, umwuka wanjye ntuzahora uruhanya n'abantu iteka ryose, kuko ari abantu b'umubiri. Nuko rero iminsi yabo izaba imyaka 120. Muri iyo minsi abantu barebare banini bari mu isi, no mu gihe cyo hanyuma abana b'Imana bamaze kurongora abakobwa b'abantu, babyarana nabo abana, aribo za ntwari za kera zari ibirangirire. Ngo kandi Uwiteka abona yuko ingeso z'abantu zari mbi cyane mu isi, kandi ko kwibwira kose imitima yabo itekereza ari kubi. Gusa reka nongere nsome neza ngo, kandi Uwiteka abona yuko ingeso z'abantu zari mbi cyane mu isi, kandi ko kwibwira kose imitima yabo itekereza ari kubi gusa iteka ryose. Uwiteka yicuza yuko yaremye abantu mu isi, bimutera agahinda mu mutima we. Uwiteka aravuga ati, nzarimbura abantu naremye mbatsembe mu isi, uhereye ku muntu n'inyamaswa n'amatungo n'ibikururuka n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere, kuko nicujije yuko nabiremye. Ariko Nowa agirira umugisha ku Uwiteka. Umva iby'isi. Abantu bamaze kugwira mu isi, isi maze kugwira, abantu bamaze kugwira, ngo babyara abakobwa. Abakobwa ukuntu bagaragaraga ngo bari beza, bari bafite uburanga. None ngo abana b'Imana babonye abo bakobwa ukuntu ari beza, bumva baramanuka. Ese abana b'Imana bari kuvuguza baribo? Abana b'Imana utabyumva. Ubundi ijambo abana b'Imana ryatangiriye mu gihe cya Yesu Kristo aje mu isi. Niho ijambo ryaje, abamwemeye bakizera izina rye. Niko bivuga ngo abamwemeye tukizera izina rye, ni twebwe twahawe ububasha bwo kuba abana b'Imana. Abana b'Imana batangira mu isezerano rishya.
ni abavutse ubwa kabiri biciye mu kwizera Yesu Kristo. Rero muri iyi singi turi kuvuga aba bana b'Imana bavugwa, utibwira ngo ni abantu, ntabwo ari abantu, kuko ubwawe urabyumva bavuga ngo abana b'Imana bareba abakobwa b'abantu. Urumva barebye abakobwa b'abantu. Aba bana b'Imana rero si abantu, ntabwo ari abantu. Noneho rero kuko atari abantu, barebye abakobwa, babarebye barabifuza, baraza bihindura iki? Abantu. Abakobwa nabo ntibagira guhishurirwa ngo barebe ngo ese aba ni abantu koko cyangwa ntabwo ari abantu. Ba bakobwa bemera kuryamana n'abo bantu, n'ibyo biremwa byiswe abana b'Imana, ariko ntabwo byari abana, ntabwo byari abantu. Ibi ni ibindi biremwa, ni ibimanuka, ni abamarayika, ba bandi bagomye bari baratawe ku isi. Abo nibo bihinduye, baraza bajya muri ba bakobwa. None Imana ibonye ibyo bintu iravuga ati yeye, aba bantu nta niyerekwa kweli, nta nihishurirwa, bemeye kuryamana nk'uko namwe muri iki gihe ubusambanyi buriya hari abantu basambana n'ibiremwa batabizi mu buryo bwa live. Jini rishobora kwihindura umuntu rikaza rwose rikaryamana n'umuntu. Umuzima ashobora kwigira umuntu, daimoni, umwuka mu marayika w'umwijima ashobora kwigira umuntu, ukabona n'umukobwa mwiza ubego uteye amabengeza, ukamurangarira ukumva wapi, bitewe na misiyo ryahawe iryo jini. Ryabonye umusore, ryabonye umugabo ufite inyenyeri ikomeye, uwo mugabo arimo arashakishwa mu isi y'ikuzimu cyangwa ikuzimu. Ijini rikazamuka rikavuga ati nzigira umuntu, uyu mugabo turamuza akunda amabuno manini, uyu musore turamuza akunda dutayi duto. Jini rikazamuka ugasanga umuntu aryamanye. Kenshi na kenshi bamwe mu bagabo n'abasore cyangwa bamwe mu bakobwa, Satani akabazi ngo uyu mukobwa akunda umusore uteye gutya. Kuzimu daimoni kazamuka ikigira umusore mwiza w'ibogari, ukasanga ubwo ryarari ryawe ry'umubiri, kuko abiki gihe nyine n'abanyamubiri. Nkuko abo muri iki gihe cyano muri Bibiliya mwitangiye cya 6 bari abanyamubiri. Imana byarayirakaje iravuga ngo aba bantu ngo Uwiteka aravuga ati umwuka wanjye ntuzahora uruhanya n'abantu iteka, kuko ari abantu b'umubiri. Imana irebye iravuga ngo aba bantu ni abantu b'umubiri, nta jisho bagira, amaso yabagarukira ku byo abereka, ntabwo bafite amaso y'imbere abasha gushishoza ngo avuge ariko uyu musore w'iboga ese ni umuntu koko, ese uyu mukobwa ese ni umukobwa nyakuri koko. Ukubitanye n'umukobwa bwa mbere uhise uryamana nawe, ukubitanye n'umusore bwa mbere uhise uryamana nawe, wa mukobwa we. Urumva wowe utararuzwe, urumva utarapfuye uhagaze. Wa mugabo ubonye umukobwa bwa mbere uhise uryamana nawe, ubonye umuki niyo waba umaze utazi nuwahe. Nuko nguko abantu bagiye bagwa mu mitego. So none rero Imana imaze kubona ko aba bantu, nuvuga ngo irebye yitegereje, irareba isanga ntiwatandukanya umuntu, ntiwatandukanya shitani, kuko Bibiliya iratubwiye ngo havutse abantu banini cyane. Urumva marayika ubwe bakubwira yuko uburebure bwa marayika wabara nibura etaje 45. Kubazi iby'ubwubatsi nuko etaje igira metero 3. Noneho sasa kuba 45 urahita uburebure bwa marayika. None ko nubwo icyo kiremwe kireshya gutyo gifite ubushobozi bwo kwigizuminga kikaba gito, akaba uwo mumarayika akaba yakuhindura agashishi, akaba yahinduka inzoka. Noneho sasa ibyo aba bana abo Bibiliya yise abana b'Imana bamaze kuryamana n'abo bakobwa, ngo havuka abantu banini cyane, abo bibirangirire. Aba rero niho haje kukomoka b'Abafilisitiya, wumvaga w'Umufilisitiya witwaga Goliyati. Abo Bibiliya yita ngo na Manefiri mu Giswahili, babita Manefiri cyangwa se Abanaki. Babanaki Joshua na Kalebu bagiye gutata igihugu, bareba bakabona ni ibisore, ni giant, ni ibintu binini cyane. Bo bakwireba bakibona ngo bakibona ko ari iki,
ari nk'ubuzukira imbere yabyo. Buri Imana ijya gufata ibyemezo byo gutanga Kanani, kavuga ati mugende murimbure Kanani ntihazagire uwo musigaza, yararebaga igasanga abantu baho ni ibintu bitari abantu nyabana, ni imvange. Igite kimwe n'abantu, ikindi gite n'abamarayika. Noneho sasa ikabona kuko habayeho kubyarirana kw'abamarayika n'abantu. Noneho sasa babana b'abantu banduzwa ingeso mbi n'abamarayika b'umwijima. Bandujwe ingeso mbi hano mu isi, habaho abantu baragenda babibyigenge, ntibaba bakibwirwa ijambo ngo baryumve, banangira imitima. Noneho Imana idesida kugira ngo irokore Nowa n'umuryango, ibaze kugira ngo isi ivemwa habonekemwe abantu 8, kubera ibi biremwa byaraje byivanga n'urubyaro rw'abantu. Noneho abantu bahabwa karakteri z'amashitani, bahabwa imico y'amashitani. Ishitani uko waribwiriza kose, uko waryigisha kose, ntabwo ryihana. Ryakwihana gute? Noneho rero niba umuntu igite kimwe ari shitani, ikindi gice ari umuntu, uwo muntu uzamwigisha yumve, uzamubwira ngo reka gusambana byemere, uzamusengera be delivery bikunde, kuko ntabwo ari umuntu wuzuye. Igice kimwe uko rero, kandi kano kanya aba bantu baruzuye. So nukuvuga ngo rero tubonye ko hano icyakozwe ni ukuryamana ko kuryamana kw'abamarayika baje baryamana n'abantu. Abantu rero ingeso zabo ziba mbi cyane kuko bandujwe n'abamarayika baryamanye nabo. None ba bantu rwa rubyaro rwagiye ruvuka kuri aba bakobwa, urumva rwaragiye nabyo narwo rurakura rushaka abana b'abantu. Nguko rero uko Satani azana abana mu isi, agira abagenti mu isi, akagira abantu mu isi. Abantu rero baragwira barushaho kuba bicyane. Niho Imana yahise ivuga ngo no, abantu n'abanyamubiri gusa, ngomba kubarimbura nk'abamara, kandi ngomba no kugabana imyaka yabo bakagira mu myaka 120. Ubwo mbere yanga abantu bamaraga imyaka 960 n'indi 930 800 bararamaga. Ariko Imana ibonye ko abantu baramira mu bya irayikonkomora, kuko yabonaga abantu nta kajisho bagira, nta bushishozi bagira, barirukanyira gushaka, ugasanga ashakanye n'ishitani, agasakana n'abakobwa n'umuhungu wo kwa Nyabingi, agashakana n'umukobwa wo kwa Nyabingi. None ze niba ushakanye n'umukobwa wo kwa Nyabingi azaguteza, nushakana n'umuhungu wa Nyabingi azaguteza, nta mahoro uzagira. Ushakanye n'urubyaro rw'inzoka, uwo muntu ubona wakujengereje gutesha umutwe, ushobora gusanga ari umwe muri urwo rubyaro rw'abo bantu. Barahari hano mu isi ni benshi. Satani ahafite abahungu bameze gutyo, ahafite n'abakobwa bameze gutyo, bavutse ari ibibyarirano. So rero uku kurota usambana, nagira ngo nkwereke ko atari ibyubu. Aka kanya rero ubyibuka intambara zacu ni mu mwuka, zimuriwe mu mwuka, bikorerwa mu mwuka. Ntabwo yego nubwo no mu mubiri bikorwa, ariko ni mu mwuka. Imana igutabare, Imana ikurengere. Niba warashatse umukobwa wa Nyabingi, Uwiteka gutandukanye nawe mu izina rya Yesu Kristo. Niba warashatse umuhungu wo kwa Nyabingi, Uwiteka gutandukanye nawe mu izina rya Yesu Kristo. Niba warashatse umuntu umeze nk'uko nguko, kuko ingeso kizakwereka nuko nyine abana b'umwijima nyine umusanga ni ingeso yayindi takwihanganirwa n'umuntu. Iyo umuntu afitanye amasano cyangwa se ari umwana w'ubwami bw'umwijima, umusangana ya ngeso yayindi danje, ushobora kuzamusangana impaka mwajya impaka umunsi wose, iminsi 2 mujya impaka ku bintu bidafite n'umumaro. Ugasanga niba ni umugore w'umunyempaka byandi byadanje, muzajya impaka mujya imbizu umunsi wose. Wirije umenya ngo ucungana si umuntu, umuntu nyamuntura cyangwa se umuntu.
uzamusangamo ingeso, ubwo n'urugero ntanze, ushobora kumusangamo ubusinzi runaka, uburaya runaka, adahazwa n'umugabo umwe, atanyurwa n'umugabo umwe, atanyurwa n'umugore umwe, yirirwa azerera bungagira mu bagore no mu bacyo, wenda ukibwira ngo we chunga neza kama uliwolewa na mtu mzima. Je, umeolewa na mtu mzima au umeoa mtu mzima au umeoa jini au umeoa joka? Birashoboka kurongora jini, birashoboka kurongorwa n'ijini, birashoboka kurongorwa n'umuntu w'igice, birashoboka kurongora umuntu w'igice, ariko byose bitangirira mu mwuka. Ibi rero mbisomye ngira ngo nkwereke yuko kuryamana n'ibiremwa by'umwuka atari iby'ubu ngubu na kera byabayeho. Satani abipanga agambiriye kugira ngo yangize isi turimo cyangwa yangize umuntu. Ubusobanuro rero bw'izo nzozi, abantu bamuryamana n'ibiremwa by'umwijima, target yabyo ari kugira ngo bibonone, bibateremo ingeso, bibateremo imico. Hari cyanditswe ntasomye, nimvuze nangiye gusoza ntagisomye, ni Matayo igice cya 13 ngo nuko umurongo wa 24 ngo nuko bacira indi umugani aravuga ati ubwami bwo mu ijuru bugereranywa n'umuntu wabibye imbuto nziza mu murima we. Nuko abantu basinziriye, umwanzi araza urukungu mu masaka aragenda. Umwanzi yagucunga usinziriye, akaza akagusambanya, akaguteramo imbuto mu mubiri wawe akiciraho. Niba uri umugabo, umwanzi araza ugasambana nawe, akaguteramo za mbuto ziwe muri wowe, akiciraho akagenda, akabazi ngo ndagikoze. Ndagusengera mu izina rya Yesu Kristo risumba amazina yose, uwo muzimu, iryo jini, iryo shitani, ariwe mudayimoni washingiwe, va kuri uyu mugabo, va kuri uyu mukobwa, va kuri uyu musore, tesekria na kukemea. Ewe roho ya jini, ewe roho joka, ewe roho Lucifer, jini, joka, toka ndani ya huyu mtu kwa jina la Yesu. Toka ndani ya huyu mtu, achaye. Hama wewe uliyejenga naye ndoa, pasuka vipande vipande, pasuka vipande vipande, pasuka vipande vipande. Achana na yeye, ndoa aliyoijenga na ibomo kwa jina la Yesu Kristo. Urwo rushako rw'abazimu ndarusenya ngutandukanye narwo. Uwo mugore washakanye nawe mu mwuka, uwo mugabo washakanye nawe mu mwuka, ngutandukanyije nawe mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo. Ngutandukanyije n'uwo mugabo wakubengutse umwuka, mu izina rya Yesu Kristo. Ngutandukanyije n'uwo mugore wakubengutse mu buryo bw'umwuka w'ishitani, kwa Yesu acira kubohoka, acira kubohoka. Pokea ufungurivu, pokea kufunguliwa kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo. Asante Yesu. Kwa hiyo fungua kijana huyu, bohoro no musore, bohoro no mukobwa, bohoro no mugore, bohoro no mugabo, kwa jina la Yesu Kristo. Natuye intsinzi kuri we, natuye kunesha kuri we, ni mu izina rya Yesu Kristo agapfa kazuka. Amen, amen, amen. Shalom, shalom. Nakagaruka. Ubaye utarakanda subscribe, ntugende utayikanze. N'umugisha kuri wowe, n'umugisha kuri twe. Imana ibagirire neza. Shalom, shalom.